kuvuga umubare wa 27 nawubonye wanditse mu kirere gutya. Imana irambwira ngo abo bantu nibo bazi Imana. Nago navuze ko aribo bazajya mu ijuru. Kuri uwo munota Imana ibinyereka yarambwiye ati ku isi yose aba nibo bazi Imana. Yongeye kunyereka ku munsi w'imperuka uko bizaba bimeze. Mu isi hazaba hasigaye bake. Muri uwo mubare nawe wari urimo, wumvaga ko nawe urimo ko wenda we waganiriye nayo? Numvaga ndimo kuko nanjye nari nayibonye nzi kwisa. Reka nongere mbashimire, nizere ko mumeze neza kandi mbifuriza amahoro y'Imana, ibyiza byose bibe kuri mwe. Bibe kuri mwe rwose, kandi dukomeza kurwanya iki cyorezo cya COVID-19 twubahiriza ingamba leta yaduhaye, ndetse kugira ngo tubone nimba neza iki cyorezo tukirwanye. Nukirwanya nkakirwanya, biratuma tuza gusubira mu buzima busanzwe. Abafite insengero bakazifungura, abafite utubare, abantu bakeneye gukora bagakora, mwuka byaramwe tugasubira mu buzima busanzwe. Rero mbafitiye inkuru nziza. Hari comedy yitwa Irari Comedy. Nyarukira kuri YouTube channel, ugenda usearching YouTube yitwa Menya Nibe TV. Ubundi ugirebe iyo comedy, ni comedy nziza, n'abanyarwanda baba hanze, baba muri Europe, ubundi urebe ibikorwa bakora, ndetse iyo comedy ifite subtitle z'igifaransa. Ku muntu ufite umwana ushaka kwiga igifaransa wamwereka iyo comedy akayireba. Ku muntu mukuru ushaka kwiga igifaransa wareba iyo comedy, ubundi tubashe kumererwa neza, ndetse tuzi n'indimi mwuka byaramwe dutuzanye imbere. Ndi kumwe n'umumama, reka mwite umupasiteri kuko n'umuvuga butumwa. Muribuka inkuru yigeze guca yicikana y'umuntu wavuze ngo mu Rwanda abantu bazajya mu ijuru na abantu 27, bigatuma nge mpita nibaza ko igihugu cyacu kigizwe n'uturere 30, ubwo buri karere kazagenda gasarukirwa n'umuntu, harimo akarere katazabona umuntu n'umwe uzajya mu ijuru. Imana izamfasha akarere ntuyemo azavemo umuntu kandi azaba ari ngewe. Reka rero nakire nangire muhikaze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Dusabe Desange. Ndi umumama, mfite abana 3, mfite umugabo, ndi umuvugabutumwa. Yes, rero reka nk'umuvugabutumwa reka dutangire udusengera. Uhoraho Mana nziza, turagushimye uyu mwanya mwiza tuje imbere yawe. Ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo utweze udutunganye, ari twe turaha arabazumva ubu butumwa. Amaraso ya Yesu Kristo twese atweze, Uwiteka ubashe kutwishimira, ubashe Nyagasani kutureba. Ndakwinginze Mwami Imana muri uyu mwanya ye kuba ari twebwe, umwuka wawe wera ari utuyobora kandi wivugire. Abari wowe uganza Mwami Imana, abadayimoni bose bajyana inkuru nziza bajya kuyihindura mbi, umwuka mubi wose watuma abantu batabyumva uko biri, wose ndawucyashe mu izina rya Yesu. Ntwitse gukora kw'abadayimoni kose, ntwitse imigambi ya Satani yo kurwanya ubu butumwa mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Ntwitse umwuka mu bufunga ikirere mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino bwanze Mwami Imana, Data, Umwana n'Umwuka wera, mu izina rya Yesu mbisabye nizeye. Amen. Yes, amen, amen. Nizere ko ubu tugiye gutangira tuganira. Ndagira ngo nguhe ikaze kuri yawe TV, kandi tugushimira ko wemeye n'ubutumire bwacu kaza kugira ngo uganirize abanyarwanda. Ikibazo cya mbere nakubaza, wakishijwe ryari? Nakijijwe muri 2013. Niho navuga ngo nibwo nakijijwe, nibwo namenye Imana. Ntago aribwo nabatijwe, ahubwo nibwo namenye Imana. Nayisengaga ntayizi, nibwo nabashije kumenya Imana. Nayimenye nkoze ubushakashatsi. Nsengera mu itorero ry'Abadiventiste, nkora ubushakashatsi mbasha kumenya Imana. Nyuma y'ubwo bushakashatsi nibwo nasengeye mu barokore, ariko gusengera mu Badiventiste nta kibazo kirimo, n'ubu nasengerayo nta kibazo kirimo. Yes, uravuze ngo wamenye Imana ari uko ukoze ubushakashatsi. Mbere usenga wumvaga ko kusenga iki? Wumvaga uri musenga iki? Wumvaga ibyo usenga bitabaho? Wumvaga ibyo usenga cyangwa sengaga ari ukubera yuko ababyeyi bajyaga gusenga bababwiraga ati mujye gusenga? Nasengaga Imana, nasengaga na mbere ntarayimenya niyo ngisenga, n'ubundi niyo nasengaga, ariko nkayisenga ntayizi, ikanamvugisha
nagiriwe ubuntu bwo kujya mvugana n'Imana ndi muto cyane, nkajya numva ijwi rimbwira mu mutima ry'umwuka wera, nkumva ijwi rimbwira ngo uzaba umukozi w'Imana ukomeye. Iryo jwi ndaribana ngera aho ngeze imyaka 28, ariho muri 2013, nibwo isezerano ryasohoye ryo kuba umukozi w'Imana ukomeye. Nasengaga Imana n'ubundi nsenga, Imana irambwira ati abantu bose ni nge basenga, ariko bansenga batanzi, genda ubigishe kumenya Imana. Nibwo butumwa mfite bwo kwigisha abantu kumenya Imana. Niriya nkuru wumva yakwiye hirya no hino, hari igihe abantu nk'umunyamakuru utanga ubutumwa agashyiraho title yenda asa naho acuritseho gato. Ibyo ngibyo abanyamakuru namwe ntago ari byiza, ahubwo yitangiye uko imeze. Ubwo ndagira ngo muri uyu mwanya nsobanurira abantu bose banyumva, kuvuga umubare wa 27 nawubonye wanditse mu kirere gutya. Imana irambwira ngo abo bantu nibo bazi Imana. Ntago navuze ko aribo bazajya mu ijuru, ahubwo naravuze ngo uwo mubare kuri uwo munota, ubu ngubu sinzi uko ungana, ariko kuri uwo munota Imana ibinyereka, yarambwiye ati ku isi yose aba nibo bazi Imana. Kumenya Imana, ya Mana nasengaga niyo nakomeje gusenga, ariko nari ntarayibona. Noneho ndayibona, umwuka wera arambwira ati uriya ni Imana, uriya ni Yesu. Ibyo nibyo mvuga, kumenya Imana, kandi niko Imana ishaka yuko tuyimenya, ukayisenga uyizi. Kuko nanjye mbere naratekerezaga ngasenga ngo Mana, ariko sinarebaga ngo ndebe ishusho yayo, sinarebaga uko imeze. Ibyo nibyo navuze abo bantu 27 muri uwo mwaka wa 2013. Uwo mubare ni Imana yanyeretse, ariko kuri uyu munota sinzi ngo ni bangahe. Habaye nk'ejo narababaye cyane mbonye uwo mubare. Habaye nk'ejo ngiye gusenga, Imana irambwira ngo abantu bazamenya. Nukuvuga nyuma y'uwo munsi abantu bagenda bamenya Imana ari benshi, ariko sinzi ngo ni bangahe. Imana irambwira mu isomo ngo nkuko amazi y'inyanja asendera niko abantu bazamenya. Yongeye kunyereka ku munsi w'imperuka uko bizaba bimeze. Mu isi hazaba hasigaye bake. Abantu rwose bagize ubwoba cyane, nibagira ubwoba bwo kudakiranuka, bashaka Imana bayibone. Kandi watekereza ko mbeshya, ntashaka Imana, kurikiza amategeko y'Imana, ijambo ry'Imana icyo rimubwira, n'uburyo ngiye kwigisha abantu uko bashaka Imana nkuko Imana yabintumye, abikore. Ubundi ayibonere, ye kuvuga yuko nabeshye, ahubwo nawe ayibonere. Yesu, bisobanuke wowe ntiwavuze ko mu ijuru hazajyayo abantu 27, ahubwo Imana yakoretse ko ku isi yose abantu bazi Imana bangana n'uwo mubare. Muri uwo mwaka wa 2013 abari bazi Imana kugeza uwo munota bari 27. Abo nibo bayibonye, bashobora kukubwira ati Imana isa gutya. Muri uwo mubare nawe wari urimo? Wumvaga ko nawe urimo, ko wenda we waganiriye nayo? Numvaga ndimo, kuko nanjye nari nayibonye nzi kwisa. Kandi Imana yo wayimenye, yo yakwiyeretse urayireba. Ibyo ntibihagije gusa, mugirana amasezerano. Mukagirana amasezerano ikakubwira ati nzakora ibi, nzakora ibi, ntuzakora ibi. Ari uko utabyumviye mu rusengero, ahubwo ni amasezerano yawe n'Imana muri babiri, nta wundi. Ndagira ngo udusobanurire ijambo umukozi w'Imana, kuko buri muntu wese, nanjye ubu ngubu nshobora kuvuga ati nanjye Emi ndi umukozi w'Imana, bitewe n'uko wenda ndayisenga, ndayumvira, ndayubaha. Ndagira ngo udusobanurire icyo kintu cyo kuvuga ngo umukozi w'Imana. Abantu bose ntabwo ari abakozi b'Imana. Aho ngaho uko ngewe mbyumva, umukozi w'Imana nuko iba yagutumye akakubwira genda ukora ibi ngibi, genda ukora ibi ngibi. Niba mvuze ngo mfite abakozi banjye nkoresha, impamvu mvuze gutyo ndakora, ngira abakozi banjye nkoresha, ndabahemba. Icyo ni icyambere, barakora nkabahemba. Ikindi baba bambereye mu kazi, menya ibyo bakoze, menya aho bakoze nabi, menya aho bakoze neza, mbese mba nabatumye mu kazi. Umukozi w'Imana rero Imana iba yamutumye,
ko agende akore. Hari n'abantu rero bashobora kwiyitirira byo, akiyitirira ngo ni umukozi w'Imana cyangwa bitewe n'uko bamubona, ariko Imana itanamuzi, itaranamutumye, we yagiye gutyo. Tuvuge nk'urugero, ushobora gukora ikizamini, abawukoreshe mbese nk'ikizamini cya leta tuvuge, cya kizamini cya leta wakoze ntushyireho izina, amanota niyo wapfuka ukabona 100%, arapfa ubusa. N'abiyitirira kuba abakozi b'Imana bataramenya Imana ngo bagirane ya masezerano nk'uko twayagiranye, ngo abayizi, abo ngabo ni nko gukora ntashyireho izina. Ubwo ngubwo Imana ntabwo wavuga ngo izamuha ibihembo kuko ntimuzi, ntabwo yamutumye, ntabwo yiyandikishije. Urugero naguha aho ngaho, ubundi navutse nsenga, nsanga ababyeyi basenga nanjye nsenga, nkagira n'imirimo nkora kuko numvise ko binjemo. Ndibuka hari igihe habaye impanuka nijya i Butare muri kaminuza, numva baravuze ngo hari imodoka yakoze impanuka y'abakongomani batagira kirwaza. Ndagenda amashuri ndeka kwiga, ndagenda njya kubarwaza, nkoresha amafaranga yanjye ndabarwaza. Ariko umunsi namenye Imana, nasanze ya mirimo yose yarabaye ubusa kuko nta hantu yanditswe. Habaye mu ijoro ngira iyerekwa, mbona Satani ni nkaho hari ibyumba kwa Shetani, hariyo abadayimoni. Uwabwiye ati genda aze angabeho ibitero, akavuga ati hoya ntago njyayo, uriya aradutwika. Yatuma yundi ati nanjye sinjyayo. Noneho Satani ariyizira. Ngiye kumva numva ni ikibuye banshize ku mutwe, ngiye guhera umwuka. Ndangije ndavuga ati Mana we, mbuze umurimo wandengera. Noneho ndavuga ati Mana ibuka ko mpora ku rusengero, ya mirimo yose nakoze ndwaza abarwayi byose ntiyibutswe, umurimo wose, umurimo nakoze ubwo ngubwo maze kumenya Imana, umurimo nakoze cyane ni ukuvuga ngo guhora ku rusengero, amasaha yose nabaga ndi ku rusengero, nataha ndi mu rugo ndi gusenga, nava mu rugo ngiye kubwira mu ngo z'abantu. Nibyo nakoraga. None icyo ni wo murimo wandengeye. Ya indi yose nta hantu yari yanditswe, ni nka ya interrogation cyangwa ikizamini nakoze kitagira izina. Ese ubu nkatwe, ubu wenda ni nk'ikibazo nakubaza, ubu ngewe wenda sindavugana n'Imana, ubu aka kanya ibyo nkora nafasha umuntu cyangwa ari wese ushobora gufasha undi muntu atarandikwa, ni ubusa cyangwa hari aho byandikwa koko? Nge ntago ari nge wajija ngo ntange nk'umwanzuro gutya, ahubwo ngewe ndavuga icyo nabonye, nawe ubwawe urikira, urijija wowe ubwawe wenyine, ni wowe uzi ko wayimenye. Nge sinanabikurebaho, ntago nakurebaho ngo mbimenye, ariko wowe ubwawe wabimenye. Ubwo ni ibyo nyine. Reka rero twigiriye mu cyatuzanye neza. Abantu bagiye bavuga ati, benshi bagendera no kuri Bibiliya bavuga ati mu minsi ya nyuma hazaza abahanuzi b'ibinyoma, abantu benshi bazitirira izina ry'Imana bavuga ko Imana yabatumye. Abantu benshi ngira ngo nawe warabyumvishe cyangwa nawe no muri Bibiliya hari aho byanditse ati mu minsi y'imperuka abantu bavuga Imana bazaba benshi. Nkawe uri kuvuga bino, twashingira kuki, cyangwa umuntu wese yavuga ngo ndashingira kuki nemeranya n'uyu mumama k'ibintu ari kuvuga kuko ari ukuri kabo bantu yababonye? Ngewe ntago navuga ngo abantu banyemere, ahubwo wemere ijambo ry'Imana. Naho kuvuga ngo wakwemeza umuntu ngo akwemere, aho ngaho nanahagize ikibazo. Imana imaze kumpa ubu butumwa, naravuze ati Imana ko untumye ibi bintu nyeretse, ko ntawe nzabibwira ngo abyemere, nzabivugane. Ubwo narimbaje mu buryo bwo kubivuga nk'uko mbajije ngo abantu babyumve babyemere ko ari ukuri. Kandi Imana ndashaka kuguhimbaza ukishima, ntajya kwiterera hejuru mbyina cyane utanabireba. Noneho
Imana yansubirije mu nzira nko mu masaha ya 12:00 mvuye mu materaniro ku rusengero. Noneho hari aho nari ngeze mu nzira ngiye kumva numva ijwi rivuga nk'amazi menshi, ijwi wagira ngo rimwe amajwi menshi, numva riravuze cyane ngo uzampimbaze uko Umwuka Wera kuyoboye kandi nzivugira. Numva Umwuka Wera ari iburyo, ariko sinamurebye nk'umuntu ufatika ngo mvuge ngo ni umuntu nakoraho. Numvise presence ye mu kuboko kw'iburyo, numva no mu kuboko kw'imoso harimo undi muntu ariko simbashe kumureba. Ubwo ni ububasha bw'Imana. Nkumva ijwi naryo riravugira imbere yanjye ariko simbona umuntu, rivuga cyane. Rero Imana yambwiye ngo izivugira, njye nari nzi ngo irampa tekinike y'ukuntu nzababwira mu cyemera. Imana irambwira ngo izivugira. Ntago rero abantu ngiye kubemeza, sinabemeza, ahubwo ngewe icyo nsabwa ni ukumvira Imana. Nk'ubu mwantumira nkaza, Imana ikankoresha ikivugira. Abumva ntibazabura kumva, n'abatumva nabo bazaboneka, nabo bazagomeza kutumva. Niko nagusubiza rwose. Ntago njye nakubwira ngo nakwemeza umuntu ngo cyangwa ngo munyizere ngo mugire gute. Mwizere Imana. Yes, abantu mwizere Imana mwokabyaramwe. Hari ngewe ikibazo wenda nagira, ese nta bantu wigize umva bavuga yuko wenda ushobora kuba wihanganiye kubaze, ushobora kuba uri mwivangirwa cyangwa se ari nk'ikindi kibazo ufite, abo nabo wigize ubumva, ubutumwa wabaha nubuhe? Nkawe wizera Imana, umukozi w'Imana, ubutumwa wabaha nubuhe ku bantu bagufata nkaho wavangiwe cyangwa ari izindi ndwara? Ibyo ngibyo rwose byuvuze ni ukuri. Muri icyo gihe, muri uwo mwaka wa 2013 mpereye aho ngaho, njye namenye Imana nibana muri ghetto. Kigali rwose ndayikunda, nabaga muri Kigali, mama wanjye yabaga i Gisenyi. Noneho murumuna waza kumuhamagara, aramubwira ati rero jya kureba uriya mwana, menya i Kigali byaramucanze kubera ko naribanaga. Baravuga ati yenda ubuzima bwaramucanze, genda umurebe. Maze Imana irambwira mu gitondo ati mama wawe aje kukureba, aravuga ko wasaze. Imana imaze kubimbwira, ndateka ndamwitegura, umuntu uvuye i Gisenyi araje. Noneho aza kumpamagara ambwira ko ahagezeho, namubwiye nti nugera mwizindiro uvemo. Njya guhura nawe, araje. Noneho uko mama yandebaga, yarangenzuraga atazi ko Imana yabimbwiye kare, akajya areba ngo arebe ko naba ndi umusazi, akareba ko ngifite ubwenge. Turagiye tugeze mu rugo, noneho nyuma aza gusohoka ajya hanze. Arangije numva ahamagaye mwene nyina, ngumva ngo ni ubwabukana bw'abarokore, ngo ni muzima. Ntabwo yasaze, ahubwo ni bwabukana bw'abarokore. Amagambo nkayo ntiyabura. Noneho ikindi, zikomenti zagiye zinyuraho cyane. Nyuma bamaze kwandika, uriya munyamakuru yanditse ngo abantu 27 niba Imana izi, uretse ko hari atabyanditse neza. Navugaga umubare 27 w'abantu bamaze kubona Imana bakayireba. Ngo babyumve neza, we wavuze umubare w'abantu 27 bazi Imana, kandi Imana nayo abo banize yarababonye, babonye Imana nkuko nanjye nayibonye. Noneho ikindi nari ngiye kuvuga aho ngaho, ndaza gusoma isomo kugira ngo byumvikane neza. Ubutumwa bushingiye kuri Bibiliya nibwo butumwa bw'ukuri. Simvuze ngo banyemere, bemere Bibiliya. Ijambo ryose riri muri Bibiliya, Imana yarambwiye ngo iri jambo ni iryanyu. Iri jambo rero niba umuntu nyumva aryemera ko ari ukuri, nakurikira ijambo, ye gukurikira ngo umubare 27, ahubwo nashaka Imana nawe ayibone, nawe muzamutumira bivuga ko yayibonye. Ntacyo wari dusomera
ngo nanjye harimo ibyanjye n'abankurikirana harimo ibyabo ni ukuri. Ariko ku bantu bandika titire mwakabyaramo kuvuga guhimbira umuntu ibintu atavuze ntabwo ari sa, kuko abantu bari batangiye kuvuga ati si uyu muntu uje uvugana n'Imana avuga umubare Imana yamweretse, niyo mpamvu natangiye mvuga ati si akarere ntuyemo nako kazavamo umuntu byibura ujya mu ijuru. hari ubwo n'abantu yenda batabyumva neza, ariko nanjye ya titire narayibonye mbona itanditswe neza. Ntabwo yanditswe neza. Ni byiza ko mutanga inkuru ukwiri, ntabwo ari ukugira ngo dushyiremo ibikabyo ngo byacitse tubona ababisoma benshi. Si ibyo dukeneye, ahubwo dukeneye ukuri. Rya somo rero tugiye kurisoma muri Yohana igice cya 14, turahera ku murongo wa mbere, ihangane n'imirongo miremire. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi. Iyo aba adahari mba mbabwiye ko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubaza aramubwira ati, Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramusubiza ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyo aba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Filipo aramubwira ati, Databuja, twereke Data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubwira ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya. Filipo, umbonye ababonye Data. Ni iki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba muri jye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri jye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri jye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu Mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi. Ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Ijambo hano ngendereye cyane. Yesu yaravuze ngo, ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Iri ni ijambo ry'Imana. Kuki washidikanya ko Yesu wamureba ukamumenya akakwiyereka? Yaravuze ngo hasigaye umwanya muto, ngo ab'isi ntibambone. Ab'isi kuko badafite amategeko y'Imana, kuko batayubaha, ntibashobora kubona Yesu. Niba utamubonye, iri jambo ryaba ari ukubeshya. Ariko iri jambo niba ari ukuri, ukaba urifite muri wowe, ugomba kubona Yesu, ukabona Imana. Kuko hepfo aravuze ngo, Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye, na Data azamukunda, tuzaza ahari tugumane nawe. Imana ibera hose icyarimwe. Niba ijambo ari iry'Imana ukaba uryizeye, ni gute utabona Imana? Irindi jambo riboneka mu byakozwe n'intumwa
byakozwe n'intumwa mu gice cya 17 ku murongo waho wa 22 haravuga ngo nuko Pawulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati bagabo b'abanyetenayi mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenya. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Iri ni ijambo ry'Imana. Pawulo ngo ubwo yagendagendaga muri Atenayi ngo yabonye igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenya. Ngo nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Hepfo ku murongo wa 29 nuko rero ubwo turi urubyaro rw'Imana ntidukwiriye kwibwira yuko Imana isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibuye cyangwa ikindi kibajijwe n'ubukorikori bw'abantu n'ubwenge bwabo. Nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Iyo utarabona Imana uba wibaza Imana isa gute. Ntidukwiriye gutekereza ko isa n'ikintu cyose gikozwe n'umuntu, ahubwo niba turi urubyaro rw'Imana dusa n'Imana. Yes pastor, wavuze ibintu byinshi, umbabare ko mwita pastor reka mvuga umuvugabutumwa. Wavuze ibintu byinshi uravuga atari igihe watabaraga cyangwa se wajyaga kwa muganga gusura abo bakongomani, wabwiye Imana ati kwirirwa wiriwe ku rusengero, warasenze urasenga urongera urasenga, byose biza guhinduka imfabusa. Ndagira ngo utubwire ku muntu uva mu rugo akagenda kwirirwa nyine avuga ubutumwa, nta zindi nshingano z'Imana barimo yica wenda cyane cyane nk'iyo afite umuryango? Aya byose tugomba kubyubahiriza. Nk'ubu ndi ku murimo w'Imana ndi kuvuga ubutumwa, ariko nahoze mu kazi nitaye ku bana, nagiye no mu kazi njya gucuruza. Byose urabikora, Imana ikunda gahunda. Ndagira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'insengero zinzaduka nkawe nk'umuvugabutumwa. Izi nsengero zose ziza ukumva ngo uyu ngo nahangaha, ngo uyu nahangaha, ngo uyu nahangaha. Insengero zimwe usanga abakozi b'Imana koko barimo barapfa amafaranga, abaturage baba baturiye Uwiteka. Nkawe nk'umuvugabutumwa wabivugaho iki? Ubifata gute? Ndumva insengero kugwira nta kibazo kirimo, nta kibazo cy'insengero. Aho ngaho niba ugize ngo insengero zagwiriye ukagira ikibazo, ni nka wa muntu uba ufite botike aha undi yaza ukagira ishyari ngo haje mu indi botike. Ko na leta yacu wenda mbivuge gutyo nagira unyumva nabi, bigize kuvuga ngo insengero zidafite gahunda. Ugasanga nimba ari iwanjye mu cyumba nabagamo mise nkora mu rusengero, undi nuko urusengero, undi nuko urusengero. Rwose akajagari ku Mana? Ku Mana ntago navuga ngo Imana ibifata gutya, urumva, ariko iti Imana ishaka n'abayisenga. Kandi amasengesho Imana yumva ntago ari ayo mu rusengero gusa. Nkanjye nshaka Imana nkayibona, natangiriye mu rugo nsenga, mvuga ngiye gusenga bidasanzwe. Mu buryo bwo gushaka Imana yenda reka mbivuge uko nabikoze. Naravuze ati ko nize higa ukuntu ukora ubushakashatsi, kandi iri jambo riratubwiye ngo hano tumaze gusoma mu byakozwe n'intumwa gushaka Imana. Ubu Imana ndagira ngo ku murongo wa kangahe isi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ngo kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri bw'abari mu isi yose, izarucisha umuntu yatoranije, kandi ibyo yabihamije abantu bose ubwo yamuzuye. Hari umurongo nshaka kuvuga ngo ubashake Imana kuko itari kure y'umuntu wese. Ngaha ni ku murongo wa 27. Byakozwe n'intumwa, ndagira ngo mbwire umuntu yumva neza ahumve. Byakozwe n'intumwa igice cya 17 ku murongo wa 27.
ngo kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakora kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Imana ntabwo iri kure y'umuntu wese muri twe, iri hafi yacu. Nkora ubushakashatsi rero hari ibice bine bigize ubushakashatsi ukuntu twabyize muri kaminuza byamfashije mu buryo bwo gushaka Imana. Igice cya mbere ni ukugira topic ugiye gushaka iki. Topic yacu rero ni ugushaka Imana, ukagira kuri tere hahandi ujya gushakira Imana. Aho warumbaje niyo mpamvu mubyibutse gushaka Imana si ku rusengero gusa. Kuri tere nge nahagize iwanjye narindi nari umukobwa, aho ni kuri tere. Iyo ugeze kuri tere noneho ugira igice cya gatatu cy'ibibazo kweshiyoneri, ukagira n'igice cya kane popirasi aho ugiye kubaza rero ni Imana. Kweshiyoneri ni ibibazo wowe ufite ubaza, ibyawe si ibyanjye, ibyanjye nabajije. Ubwo rero kuri tere hahandi ku rusengero, ariko kuri tere nashimye cyane, hatumye mvuga nkabaza neza. Nasengeye mu rugo mu cyumba iwanjye ndasenga mbaza Imana. Ubwo rero kuvuga ngo akajagari ngo kuri insengero, insengero si cyo kibazo, kuko wasengera no mu rugo, wasengera no ku rusengero. Ari gahunda ya leta yo kugabanya insengero, ibyo ni ibya leta, ntabwo navuga ngo ni ibyanjye. Ibyo nigisha abantu uko bashaka Imana. Yesi, abantu uko bashaka Imana. Buri muntu agenda yumva ibintu mu buryo uko bugiye butandukanye, ndetse ibintu tubifata bigiye bitandukanye. Hawe ubibamo cyane wenda kuturusha, nawe uba gusengera muri Betesida ndakeka nibyo. Yes, nimba usengera muri Betesida uba utari kunyuranya wenda uvuga n'ibyo ushobora kuravuga, uba wumva muhuje cyangwa turahuje ntaho ndamenya, ntaho njya gusenga nkagaruka navuga se ngo ntiduhuje gute, ko ngewe ndi intama aba ari umushumba. Aho tuganira ngo mvuge ngo bikore gutya ngo bikore gutya twafite iki, ngenda agasenga nkagaruka. uba umukristo wenda ubimaze n'igihe cyangwa se uzi Imana icyo ari cyo, ni ibyo kuvuga ubutumwa kandi no guhugura abantu se, cyangwa wenda no kubwira abantu uko byumva nawe urabyumva. Wihangane mu gahunda nubwo mba ntandaciye, ariko niyo mpamvu nagize kukubona kwitsengera muri ino minsi, cyangwa se abakozi b'Imana, ukavuga witwa abakozi b'Imana. Umukozi w'Imana uzi Imana ntabwo ashobora kuba yarwanira na mugenzi we cyangwa ngo bamwe banabafunga, kandi abizwa abenshi baranabafunga. Kuba barwanira icya cumi n'amaturo ni kimwe mu bintu bishobora kuba wamugana za nama babashumba bayoboye, hari ukundi kuntu nazo zitana bitewe n'ibyo bakora. Aho ngaho navuga ko baba bataramenya Imana kandi ari abashumba barabyiye. None se niba Imana inyeretse uwo mubare ngabo nibo bazi Imana, ntiwavuga ngo uwabaye umushumba wese ngo yamenye Imana. Ntabwo namenye ngo kanakaza Imana iyo ntayizi, ariko nanone sinavuga ngo bose bamenye Imana, kuko ntiwaba waramenye Imana ujya kurwana nabyo ni icyaha, ntabwo bishoboka. Numva baba bataramenya Imana. Ugisengera muri ADP wigeze uyisengeramo? Ntabwo nayisengeye, nigeze isengera njyaho nasengeye cyane ni mu Badivantiste. Ikindi nagusaba ntihaboneka akanya, ndagira ngo inyigisho yo kumenya Imana ze kuyigisha neza ku buryo umuntu wanatwumva agakurikira iki kiganiro ashobora kubikora. N'ubu nabinyuzemo muri make, ariko ntamenye uko yabikora ngo yibonere Imana nawe mu kandi kanya. Hari systeme y'ukuntu umuntu ashobora kumenya Imana noneho ku buryo uvuga ati iyi Mana nshobora kuyimenya, iyi Mana ikora gutya, iyi Mana kugira ngo uyigereho ni gutya, ugendera muri uno murongo.
kandi bari no turakomeye dukomoza wenda n'amasaha yagiye umubyeyi natwe turajya guhaha turabyara abasirikare kabinyuramo gakeya uburyo umuntu aba afiteho kanosiyo akavuga ati ushobora kuba yumvise iki kiganiro ariko akumva nta kintu ari bukore ntacyo ari buhere. Ubwo rero ngiye kugira ngo tubinyuremo dushingiye ku ijambo ry'Imana, dushingiye kuko nabikoze nawe akaba yabikora akabona inama. Ukuntu nabikoze rero nafashe igihe cyo gusenga nshake Imana nkabona sindi kuyibona, ngashakisha gukiranuka nkabona ntibiri kuza. Birangije igitondo kimwe ndapfukama imbere y'igitanda manika amaboko ndavuga ati Mana we ndagushaka sinkubone, urihe mbwira icyo ushakaho cyose ndagikora ariko nkubone, kandi ndagusabye ngo umbwire ni iki nakora kugira ngo ushakaho iki ngikora ariko mbe umukiranutsi utavangavanga. Mu nsengero wa mugani ni nyinshi nta n'udasenga, nibo bake ajya gusenga ariko akavangavanga. Ibyo bintu numva ndabihaze. Umuntu ajya gusenga ukabona gusenga ntibimubishije gutukana, ntibimubishije kubeshya, ukuri koreka kwarabuze mu bantu. Numva ko kavuyo ntagashaka ndavuga Mana uranshakaho iki ngikore ariko mbe umukiranutsi utavangavanga. Uko niko natangiye uwo munsi urugendo rukomeye rwo gushaka Imana itangira kumvugisha uwo munsi. Noneho maze gusenga iryo sengesho umukobwa mugenzi wanjye yaragiye gusenga, noneho njyana nawe ndamubwira ati turajyana. Tugeze ku rusengero bigishije rya jambo uko nabajije niko Imana uko nabashije Imana niko bagiye basoma ijambo. Basomye ijambo riboneka mu gitabo cy'Imigani igice cya 8 umurongo wa 17. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ndashubijwe, nari nagiye nanditse ibibazo, ndashubijwe, naje nabajije ikintu, nabajije Imana mbwire tekiniki ikintu nakora kugira ngo ubone. Ndashaka kukubona, nagushatse nakubuze nshaka kukubona. Numva ko ari umwete, ndavuga ati Imana mbwira cyose ndagikora, ndashyiramo agatege ndabona Imana. ibyo wabikoze ukiri umukobwa? Nari umukobwa, naribanaga muri gito. Noneho ikindi kibazo baza gusoma irindi jambo muri Mika igice cya 6 ku murongo waho wa 8. Nari nabajije nanditse nabajije ati Mana uranshakaho iki ngikore mbe umukiranutsi utavangavanga. Nuko umwigisha asomera isomo ngo yewe mwana w'umuntu we yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ndavuga ati Imana nshakaho, ubwo nagiye nabibashije akaba ari byo bigishije, iranshakaho ngo Uwiteka agushakaho iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ubwo mbaza Imana ati none gukiranuka nabibona gute kandi mbishaka simbibona? Nuko umwigisha aza kwigisha aravuga ngo kunkiranukira no guhora imbere yanjye. Guhora imbere y'Imana aho niho udacumura, ariko iyo uvuye imbere y'Imana gakeya, kuva imbere y'Imana ntabwo mvuga kuvuye ku rusengero, ahubwo naho uri mu rugo, naho uri mu kazi, hora umutima wawe uri imbere y'Imana utekereza ku Mana, ntujye kure yayo. Nibyo navugaga rero gukora ubushakashatsi, ubaza Imana ibibazo. Iyo ufite topic yawe yo gushaka Imana ukajya kuri tere ni hahandi iyo ugezeyo ubanza ukihana ibyaha byawe byose ukamarayo, ukihanira n'abantu bose kugira ngo Imana nireba mu isi kubone.
wamara kwihana ukirukana buri dayimoni yose. Ibyo ngibyo mvuga ko Imana yabimbwiye ngo nabivuze se kugira ngo ne kongera gucumura birasaba iki? Imana irambwira ngo kugira ngo icyaha kitakugarukaho nuko uhora wirukana dayimoni. Aho ngaho mvuze ngo icyaha kitangarukaho, umuntu yagira amatsiko ati icyaha cyamuvuyeho gute? Nagiye mwiyerekwa mu ijoro mbona ipoto ndende cyane ihomyeho ibintu bimeze nk'ibyondo. Wumva umuntu ari kuvugana nanjye arambwiye ngo ibyaha byawe nuko bingana. Ijwi ryongera risubiraho rirongera riravuga ngo ibyaha byawe byose urabibabariwe, birahurudu kuko iryo jwi riza bijya mu rwobo runini. Iyo ni imva ya Yesu irarangaye ngo ujye mu ibyaha byose bikuveho. Ijwi rikurikiraho ngo iyo Yesu atagupfira ku musaraba wari kuguma uko wari umeze. Nabyutse ntameze uko nari imeze, bya byaha byose byamvuyeho. Nanjye mbaza Imana ati none kugira ngo ntazongera gucumura nabigenzana ngo nugora wirukana. Muntu nkurikiye rero kuri yawe TV, ndagira ngo ikintu ukora jya kuri tele usenge Imana, kuko uri gushaka Imana. Imana yanga icyaha, wihane umareyo, wirukane dayimoni ya buri gicumuro cyose. Numara kuyirukana ubaze Imana ibibazo. Ibyo ufite nge simbizi, nabajije ibyanjye nawe bazi ibyawe. Uyibaze ibibazo, izagenda igusubiriza mu ijambo, uzayumva ivuga n'ijwi, nibwo uzamenya Imana izakwiyereka nkuko yanyiyeretse. Umwuka wera akambwira ngo uwo ni Yesu. Yesu nabonye ari umugabo muremure munini cyane, afite imisatsi y'irende w'inzobe cyane. Yesu ngo n'inzobe? Ni inzobe cyane cyane, inzobe cyane. Nigeze kujya muri restoration mu Ruhengeri, mbona y'umugabo, igihagararo hose bameze kimwe, amaso amatwi hose mbona bameze kimwe, ariko uwo mugabo we yariraburaga. Ikindi gihe hari habaye mu mwaka Yesu yanyeretse mu mwaka wa 2013, mu mwaka wa 2014 naje kubona bari gutanga ibihembo ku baririmbyi barimba indirimbo z'Imana. Noneho umugabo umwe arahaguruka agiye gutanga ibihembo, umuririmbyi yahembaga sindi kumwibuka. None arangije mubonye ndavuga ati uriya muntu arasa na Yesu, ariko bakasa inzobe, ariko ntago basaga igihagararo, ukuntu imisatsi ntago basaga. Noneho ngiye kumva numva avuze Ikinyarwanda, ko nakekaga ko ari umuzungu uriya muntu. Yena nk'umuntu nkurikiye wababonye ashobora kumumenya, wababonye batanga ibyo bihembo ashobora kumumenya ati ni kanaka. Numva avuze mu Kinyarwanda. Yesu rero sinavuga ngo ni umuzungu cyangwa ni umwirabura, ibyo ntago nabimenye, kuko mubonye inzobe ye nari kuvuga ngo ni umuzungu. Numvise uko avuga nayo kuvuga ni umunyarwanda, ibyo ngibyo ntago nabivuga ngo ni umuzungu. Avuga indimi zose byo. Impamvu navuga ngo avuga indimi zose nuko iyo usomye nka Bibiliya mu Gifaransa, uvuga Igifaransa urabyumva, kandi Yesu adusubiza mu ijambo, yanagusubiza n'ijwi. Nuko rero umuntu nteze amatwi nawe bikore, ubahe Imana, ubaze ibibazo. Niyo nzira nabonye nziza yo kubona Imana, nuko uyibaza ibibazo. Iyo wayibajije uri wenyine ukumvira gushubije, yagusubiza inyuze mu ijambo ry'Imana, yagusubiza n'ijwi ubwayo, yanyura no ku wundi muntu mutari muri kumwe akagusubiza. Ibyo bikwereka kuko uzi ko wabisabye uri wenyine, bikwereka ko ariyo iri kugusubiza. Ikindi ni ya Mana usanzwe usenga. Ikindi Imana yarambwiye ngo ntabwo ikeneye gutondekanya amagambo neza, ishaka kumva ikikuvamo. Ariko bajya bavuga ngo iyo umuntu akijijwe ngahura n'ibigeragezo. Se koko nibyo? Wowe ukizwa ni nk'ibihe bigeragezo ushobora kuvuga ati ibi nahuye nabyo ariko ndabirwana, nsaba Imana iramfasha gutya, ngenda gutya? Ikigeragezo navuga nahuye nacyo ni ugusonza. Nari ndangije kaminuza mba ahantu muri famiye,
navuga ngo wari umugambi w'Imana. Noneho ndangije ndahivana njyenyine, ndagenda njya kwibana, sinajya no kwa mama, ndavuga ati ngiye ndigumira muri Kigali, njya kwibana muri ghetto. Nkajya nigisha abana kuri diswari, bakampemba 20,000 ku kwezi. Nakoraga umunsi umwe gusa, nakoraga umunsi umwe ni nk'amasaha. Noneho rimwe aza kumbwira nabi, ambwiye nabi, ndavuga ati Mana, aka kazi umpa kandi ndabona kambangamiye mu murimo wawe. Mvuga ngo umpa kandi sinari ko Imana iri buhite kambuza. Ngiye gusubirayo, Imana irambwira ati ntusubireyo. Imana ishobora kukubwira ati ahantu ntujyeyo. Ndangije ndabyihorera. Wa munsi wongeye kugera, ndavuga ati ngiye kujyayo. Imana irambwira ati ntujyeyo, ahubwo icyara hariya utegure. Ndagenda muri jaride, ahantu nabaga muri icyo gipangu hari harimo jaride. Ndagenda ndicara, ndategura. Ndibuka isomo rimwe nateguye uwo munsi muri Yohana 17:3 havuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ariho Mana yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Nabitegura. Noneho Imana aho nicaye muri jaride, Imana inteza kurwara mu nda, harambye cyane, menya ko ari cyo ndi kuzira. Ndavuga ati Imana mbabarira unkize, sinzongera no kubitekereza. Ubwo ndabyihorera, sinasubirayo. Noneho nza gusonza, nagiraga gutya nkavuga ati Mana, mu nzu nta kintu kirimo. Mama wanjye akanyohereza amafaranga, nkabona icyo mpaha. Noneho bigeze aho, Imana irambwira, se yamujije ka kazi, irambwira mvuye mu cyumba mpagaze ku muryango hagana muri salo, ngo ntuzongere kunsaba ibyo kurya, ntuzansaba imyambaro. Ndavuga ati Mana, mu mutima ikigeragezo kivuye ku Mana, mu nzu nta kintu kirimo, none ngo sinzongere gusaba ibyo kurya. Nuko ndavuga nta muntu ndi buhamagare, nta muntu ndi bubwire ko nshonje, icyo nzi cyo nuko ntazapfa. Mbaho ngaho iminsi namaze sinjya nyimenya ngo ni ingahe nshonje. Icyo nibuka nuko icyuya cyamanukaga ibyunzwe, bikamanuka umubiri wose, umuntu akankomangira ndi mu nzu, akankomangira ngo ngo musengere. Nkihangana nkagera muri salo nkamusengera, singira icyo mvuga. Icyo gihe Imana imbwira gutya, nari mfite ibishyimbo mu nzu bitetse. Ndavuga ati iki kigerageza sinzi igihe kizarangirira, reka njye mfataho duke ndebe ko byageze igihe kigerageza kizarangirira. Natwo turashira. Sinagiraga n'amakara yo kudushyushya, naturyaga dukonje. Nkakoramo tugera igihe tumera utuntu tumeze nk'imisatsi. Ndukoramo duke natwo ndatumara, ndaceceka, ngumaho. Umunsi Imana yanyemeye ikabona ko ikigeragezo nkirangije. Mama yahise ampamagara mu gitondo ati nohereje amafaranga, reba kuri mobile money. Nuko inzara ishyira gutyo, nyikira gutyo, sinongera gusonza kugeza Imana no kuba igihe dukubita n'ibigeragezo tugasonza tu. Noneho tugana ku musozo, ubutumwa watanga wahereza abantu bapinga ubutumwa bw'Imana, cyangwa abantu bapinga iby'Imana yavuze, cyangwa ibyo ibwira abantu, ubundi dusoza. Ikintu nabwira abantu, ntago wajya kwemera umuntu, ahubwo emera Imana. Fata Bibiliya usenge, uyibaze ibibazo, wihane. Icyo Imana yanga ni icyaha gusa. Wibaza ukavuga ati Imana yanjye iki. Soma Bibiliya, wayisoma uri wawe, washaka ahandi ujya ukiherera ugasenga, wibarize Imana ibibazo igusubize, nibwo uzamenya Imana. Naho gupinga upinga abantu, ntawe uzakwemeza umuntu ngo wemere umuntu. Imana yanyibwire kuzivugira nkuko izi imitima y'abantu ko ntawakwemeza umuntu, ahubwo usenge, wihane neza, usome Bibiliya. Ijambo ry'Imana niwo muyobozi dufite, nibwo uzabona Imana. Kandi numara kubona Imana uyihamye, tuzareba intwaro z'Imana, tuzareba ukuntu umuntu iyo yamenye Imana atabiceceka,
ahubwo arayihamya kandi arahinduka. reka nshimire umubyeyi wemeye kutuganiriza, nongere kubibutsa mwuka byaramwe mujye kurimenya n'ibi TV, mukande subscribe, nimurangiza murebe komedi iriho mwigisha abana banyu igifaransa. Hari iri mu kinyarwanda ariko subtitle zayo ni igifaransa ku buryo umwana ashobora kwigiramo igifaransa. Nawe umuntu mukuru ukeneye kwiga igifaransa ukakimenya. Ni komedi nziza, ni komedi y'abanyarwanda batuye hanze. Rero ndabasabye kugira ngo mubashe kubakurikirana kandi dusabire umubyeyi umugisha. Ikindi cya kabiri, mukande subscribe kuri yawe TV, ubundi mudukurikirane dukomeze turwanye icyorezo cya COVID-19, ubundi ubuzima bubashe kugenda neza. Reka dusengere nk'uko yatangiye adusengera. Ndagushimye Mwami Imana kubwira ijambo duhaye. Uwiteka Mana nziza, ndakwinginze kugira ngo abantu bose bumva iri jambo umucyo wawe bamurikire, babashe kukubona kuko wambwiye ngo isi yose izakumenya kuko amazi y'inyanja asendera. Ntago umubare uko wawunyeretse muri 2013 ari 27, ubu sinzi uko bangana, kandi data ndizera ko biyongera kuko wavuze ngo isi yose izakumenya. Nukuri Mwami Imana, ndakwinginze kugira ngo umurikire imitima y'abantu bose bakumenye, buri wese ugakora ubushakashatsi Mwami Imana gushaka, kuko utari kure y'umuntu wese nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Urashaka ko abantu bagushaka bakakubona, ukurikira ijambo ryawe urisohoze. Bose mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu, amen. Yes, rero mwakoze kubana nanjye, Imana ibahe umugisha.